uzi umunsi n'igihe ufashe Nouveau Testament buri jambo rifite umwanya n'agaciro. Ijambo ryakoresheje kumenya umunsi bavuze hemera ni umunsi mu Kigiriki. Noneho ora ni isaha byakoreshejwe ara muri Matayo 24 umurongo waho wa 36. Ntabwo ari byo navuze ukwezi bita mene, navuze n'umwaka bita etose. Nukuvuga ngo ntabwo Yesu yaduhakanije ko tumenya ukwezi cyangwa tumenya umwaka, ariko Yesu yanze ko tuvuga umunsi cyangwa isaha. Mu Batesalonike bambere igice cya 5 umurongo waho wa 4 havuga ko abera b'Imana batazatungurwa, ibyo bihe bazabimenya. Kubera iki? Kuba babwirije ubutumwa bwiza bakava mu mwijima bakagera mu muco w'itangaza wa Yesu Kristo, ubwo icyo gihe cyo kugaruka kwa Yesu bazakimenya. Nta muntu uzatungwa no kugaruka kwa Yesu niba yaramwiteguye koko kandi akaba ari uwera. Ahubwo abanyabyaha bavuze haragura Abatesalonike bambere igice cya 5 umurongo wa 1 avuga ngo umunsi uzadutungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. N'abapagani batemera Yesu nibo Yesu azatungura, ariko abamwemera barangije kugera mu muco icyo gihe bazakimenya. Nizo mpamvu niba yaravuze umunsi akavuga isaha ntabwo nigeze mbikomozaho, ariko navuze ukwezi mbivuga umwaka. Kutemerana bigaragaza ko nta kuri kurimo muri ayo madini, ariko icy'ingenzi Yesu ashaka ni ukugira ngo n'uwayobagurika ayobagurike amushaka. Abantu bashobora gusobanuka ibintu twaba tutavuga ngo ese Bibiliya y'Ikinyarwanda n'Ibibiliya y'Ikirundi wasobanura abantu ngene yabonetse kuko ari copy wasobanura ngene uko byagenze abantu bashobora kumva. Habaga Bibiliya y'Igiheburayo, abayuda bo muri diaspora, abayuda bitwa bo muri diaspora bari bagira ururimi rwabo rwa kavukire rw'Igiheburayo. Ubwo bategeka ko Bibiliya y'Igiheburayo ubutumwa bwiza bwabo babushira mu rurimi rw'Ikigiriki, arico cari kiri ku ngoma ico gihe. Mu mwaka rero wa 227 aribo bakoze inama yo kugira ngo bahindure Bibiliya y'Igiheburayo muri Bibiliya y'Ikigiriki bita la Septuaginti, yahinduwe n'abayuda 70 kugira ngo bafashe bene wabo bo muri diaspora bumva ubutumwa bwiza n'iby'Imana ibashakaho, kuko bari bafite ibyiringiro by'urusengero rw'i Yerusalemu kandi bakaba bazi ko ijambo ryayo ridakuka. Bagombye kwiga ururimi kugira ngo bumve ubutumwa bwiza, niho bahinduye bashira mu Kigiriki. Yesu aje mu isi rero we n'abigishwa bibakoresha Ikigiriki kuko ari ku ngoma y'Abagiriki. Yesu ro kuko yumvaga indimi zose ariko akavuga icaramu arameye. Yesu yavugaga arameye ariko akumva indimi zose. Nuko ubutumwa bwiza no bw'isezerano risha bukorwa mu rurimi rw'Ikigiriki. Noneho intumwa z'Imana na Yesu Kristo bakorwa babwiriza ijambo muri ubwo butumwa mu Kigiriki. Ntabwo babwirije mu caramu kuko benshi bari batakiza, ariko Ikigiriki cyari kizwi n'amahanga y'ico gihe, niho bahinduye bashira mu Kigiriki. Iyo utazi Igiheburayo n'Ikigiriki rero bizakugora. Bagiye bafata Bibiliya y'Igiheburayo bakayihindura mu Kidage babishira mu Congereza, Icongereza, Igifaransa. Ubwo nukuvuga ngo Bibiliya y'Ikinyarwanda cyangwa y'Ikirundi ni kopi ya 6. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga everyday nizere kuri amahoro. Ubusanzwe muri kumwe nanje Mana Kize Edouard, twakiriye abantu mu Burundi, mu Rwanda, mu byaga bigari, mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda n'Ikinyamurenge. Tubakira kwicanira gusenga everyday, tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza. Abari muri Europe turabasuhuje, Imana ibamumugisha. Abari muri Aziya turabasuhuje, Imana ibamumugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje, Imana ibamumugisha. Abari muri Australia turabasuhuje, tubabwira ko tubakunda, Imana ibamumugisha. Kuko ibona kuri kamera ya gusenga everyday kumwe na Dogiteri Pasteur Mpazibegwaho. Dogiteri Shalom. Pasteur, nkuko channel yacu yitwa gusenga everyday watangira usenga Imana, nkuko channel yacu yitwa gusenga everyday ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunugwa no gusenga uzaneshwa. Senga watangira usenga Imana kugira ngo twinjiye mu kiganiro. Mana turagushimiye, turaguhimbaje izerezi umwanya duhaye kubw'urukundo rwawe, umwanya mwiza wo gusangira ijambo ryawe. Mana ndagusabye kugira ngo be hafi yacu kugira ngo ryamamare rigere mu mahanga yose kandi rihembure ryomone imitima y'abera baryumva batari kumwe natwe n'abari kumwe natwe, abari kure n'abari hafi, kugira ngo icubero cyewe kiganze kandi abantu bose bagumukire kwitirirwa izina ryawe. Byabaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pasteur, rero twagutumiye uyu munsi kugira ngo usubize ibibazo bagiye babaza, bamwe bagiye bahamagara, abandi bagiye bandika bashaka ko kukiganiro cyane kukiganiro watambukije ubushize uvuga igihe Yesu azagarukira. Nibuka yuko wavuze yuko Yesu azagaruka
mu kwezi kwa 10 muri 2021 ko Yesu azaba ari hano. Rero hari ibibazo byinshi bagiye babaza, ariko muri ibyo bibazo byinshi tugiye kubazamwo hari umuntu ari burasirazuba yaravuga ati jewe ndi burasirazuba nababajwe nuko wavuze igihe Yesu azagarukira, kandi Bibiliya ivuga ko nta wuzi umunsi canke isaha. Pasiteri ubivuga hiki? Muri Matayo ibice byaho ni 18 umurongo wa 15 kugeza 17 aravuga ngo niba umuntu avuze ikitakunyuze kandi mukamuri mu rugendo rumwe umusange mubiganireho umwigishe cyangwa kwigishe mwuzuzanye, uwo muntu kuki yababaye ntansange. Icya kabiri noneho rero Yesu Kristo ubwe yabwiye Yohana umubatiza ngo ahirwe w'ibyanje bitazagusha muri Matayo hari ya 11 umurongo waho wa 6. ubwo Yohana umubatiza yibazaga imbaraga za Yesu Kristo ari mu nzu y'imbohe, Yesu yaramubwiye ngo hahirwa uw'ibyanje bitazagusha. Iyo abantu bavuze Yesu ubona abantu benshi bakomeretse, ariko iyo haje umuntu akababwira ati dufite igiterane gikomeye cy'umuntu wavuye ikuzimu, arababwira ibyo yabonye usanga abantu birundanije. Ariko Yesu Kristo nk'uko Petero yabivuze ya mbere ibice 2 ari umurongo waho wa 8 aravuga ngo Yesu Kristo ni ibuye risitaza n'urutare rugusha. Ubundi abantu benshi bakomeretswa no kumva iryo zina Yesu Kristo, sinzi impamvu. Ariko iyo umuntu avuze ngo Yesu azaza, ukunda Yesu ntaho byakamubabaje, ahubwo yakwigisha wabivuze kugira ngo arokore ubugingo bwe, arokore nubwe. Uko niba narabivuze ugaceceka kandi ukababara, ubugingo bwawe ntabwo. Nanje niba ndi mu buyobe, nanje nabura ubugingo kandi ukazabubazwa. Nizo mpamvu ibyiza iyo bikubabaza bari kunsanga tukabiganiraho, noneho tukabona igisubizo nyakuri. Pasiteri kazo shaka kabiri, hari umuntu uri muri Kongo yani twaragukunda pasiteri, ariko twawaje nuko wavuze ko Yesu azagaruka mu kwezi kwa 10 muri 2021. Ntabwo mwankundaga kuko ikimenyetso cy'urukundo hari cyo mwarakoze, kandi iyo umuntu agukunda ntiyakwifuza ko uyoba, ahubwo aragusanga akakuyobora. Nizo mpamvu iyo abantu bahamije ngo twaragukundaga kandi ikimenyetso cy'urukundo kirimo impano, mwarankundaga se mwampaga iki? Noneho rero niba munkunda ahubwo mwagombaye no kuza kunyigisha nanjye nkagira icyo baronkaho, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo unkunda nubwo yaba mbeshera kundwanya bizamugora. Ibyiza nuko avuga Yesu umubeshera ariko umukunda, kuko kugira ngo abagatulika babeho nuko bari bagize icyo banenga cyangwa hari ku nyungu zabo ku itorero ry'Iperugamo. Itorero ry'Iperugamo ryakurikiye iby'Isimuruna rya Efeso, kugira ngo itorero ryitwe Gatulika ni muri 380 hari hasanzwe hitwa itorero ry'intumwa. Impamvu bise itorero ry'intumwa nuko batishimiye wenda kuvuga ngo itorero ry'intumwa bagashaka kwitwa Gatulika. Abaporoso nabo ntibishimiye kuba Gatulika, noneho abangirikane ntibishimiye nabo kuba bariteriye, abametodiste ntibishimiye kuba ababatiste, abadivantiste ntabwo bishimiye kuba abametodiste, abahamya ntabwo bishimiye kuba abadivantiste, abapantekote nabo ntabwo bishimiye kuba ababuranamu cyangwa ngo baba Yehova. Uko nguko kuko twese ntabwo tuzi, ariko iyo bagurika ushaka Yesu Imana yayinezeza. Yesu yaravuze rero ngo umuntu umbeshera ankunda nta na rimwe azitwa umwanzi wanje, ko ntabwo azaba ndwaya, ahubwo azaba ashaka kungeraho. Rero kundwanya bizamugora iyo umuntu avuga ngo arankunda, nubwo byaba abivuga mu binyoma, kundwanya bizamugora. Nandizo mpamvu abantu baba ngo twaragukundaga bagombye kunsanga tukigira hamwe, kandi abantu benshi bafite ikibazo cyo kumenya indimi. Yesu yaravuze muri Matayo 24 umurongo wa 36 ngo Pasiteri ukiraho pasiteri uvuze mu rurimi rw'Ikigiriki, uvuga no mu Giheburayo ko Yesu yavuze atabujije kuvuga ukwezi cyangwa umwaka. Ese pasiteri wasobanurira abantu ukuntu dufite Bibiliya y'Ikinyarwanda na Bibiliya y'ikirundi, inkomoko yabo kugira ngo ibintu bihuze, kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa neza? Imana yahumetse mu Giheburayo
nirwo rurimi rwayo n'ubwoko bwayo. Izi za Bibiliya z'izindi ndimi ni amakopi, ariko kubera Yesu yaje mu isi ku ngoma y'Abagiriki byabaye ngombwa kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga ari uko bakwiga ururimi rw'Ikigiriki. Nizo mpamvu udakoresheje Bibiliya y'Igiheburayo, ntukoreshe Bibiliya y'Ikigiriki, ntabwo wakwigisha Bibiliya. Ikindi byakugora gusobanukirwa ijambo no kurishira mu mwanya waryo. Imana rero yandikishije biriya bitabo by'isezerano rya kera bihumeka mu rurimi rw'Igiheburayo, birasaba kugira ngo umenye icyo Imana yavuze ubanze wige Igiheburayo. Kugira ngo umenye icyo Imana yavuze mu gihe cya Yesu Kristo ivugira mu mwana wayo, bisaba ngo wige Ikigiriki. Utazi Ikigiriki rero byamugora kumva umunsi, itandukiro ry'umunsi n'isaha n'ukwezi n'umwaka byamugora, kuko mu Kigiriki buri jambo rigira agaciro karyo. Buri jambo rigira agaciro karyo. Ntabwo ukwezi ari sinonime y'umunsi, ntabwo n'umwaka ari sinonime y'isaha. Oya, Yesu yavuze umunsi n'isaha, kandi igihe hara muri Bibiliya muri Nouveau Testament kuri uwo murongo wa 36 n'ubundi iyo bavuga igihe bari gukoresha chronos. Chronos ni igihe mu Kigiriki, ariko ora ni isaha. Kairos ni occasion. Kairos ntabwo ari ta, ahubwo ni occasion. Wangu Imana yampaye akanya ko gukora ibi bintu, nibyo bita Kairos, ni occasion. Ariko Chronos ni ta, naho ora ni heure, isaha, naho hemera ni jour, umunsi. Ntabwo ari byo nakoresheje ukwezi mene na ethos. Bisobanura ngo ukwezi kurazwi n'umwaka urazwi, kuba kiranutsi abera b'Imana ntabwo bagira ico bahishwa. Oya Pasiteri, nukuvuga ngo ni nguko umunyeshuri aja ku ishuri agafata note za mwarimu z'uwo munsi. Note z'uwo mwana zitandukanye n'iza mwarimu, ariko zitandukanye n'iz'umunyeshuri utaje kwiga. Uratira ikaye y'uwo munyeshuri wagiye kwiga, n'undi uratira uwo nuko nguko. Ubwo rero Bibiliya zo indimi zo muri Afurika ni amakopi y'amakopi, n'abuzukuruza b'amakopi. Ntabwo bagiye bagera ku ijambo ry'umwimerere koko ryahumetswe n'Imana. Ubwo rero iyo umuntu abuze ikitakunejeje cyangwa kitakunyuze uramusanga. None se Pasiteri, utaraje kura aho hantu turashaka kumenya ngo ese Bibiliya y'Ikinyarwanda dufite n'ikirundi kugira ngo ibe kopi byagenze gute ngo dufite Bibiliya uyu munsi? Kopi uvuga ngo kugira ngo ibe kopi ni bisobanura ngo ni cyavuye mu kindi kikava mu kindi kikava mu kindi. Uvuga ngo Bibiliya ururimi rutari Igiheburayo n'Ikigiriki rwegereye Igiheburayo n'Ikigiriki, ahubwo ni Ikilatini. Yahinduwe na Jerome mu mwaka wa 400 nyuma ya Yesu. Ikilatini nico kije ku mwanya wa 3, none Ikidage kikaza ku mwanya wa 4, Icyongereza kikaza ku mwanya wa 5, Igifaransa kikaza ku mwanya wa 6, izikurikiyeho zose zikaza nyuma ya 6. Nukuvuga ngo ni abuzukuruza n'ubuvivi bwa kopi. Hari amagambo menshi yagiye atakara. Ego Pasiteri, nuranyumva ntabwo kopi birumvikane. Murakubura ngene ko dufite Bibiliya y'Ikinyarwanda byagenze gute ngo tuyifite, kugira ngo abayihinduye yahinduwe nabande, byagenze gute? Bashatse abazungu bize literature, kuko bari bashaka kugeza ku butumwa bwiza abirabura bo muri Afurika bari bagiye gukoroniza, kandi bakabakoroniza bitwaje intwaro yivuga butumwa. Nta kundi byari kugenda, byasabaga kugira ngo nabo bagiye gukoroniza mu butumwa bwiza niba hari ico kubabesha bakinyuze no muri ubwo butumwa bwiza. Bafata rero abazungu bize literature, bafata n'abanyarwanda bazi Ikinyarwanda, bafatanya guhindura ya Bibiliya ngo bayishire noneho mu Kinyarwanda. Ubwo bafashe Igiheburayo bafata n'Igifaransa giheruka, noneho bahindurira hamwe niba ari igihugu kizakoronizwa n'ababiyifaransa. Abavuga Icyongereza bafata Igiheburayo bafata na Cyongereza mu bihugu bizakoronizwa n'Icyongereza, baricara barahindura. Ubwo rero cyagiye cyo guhindura, ntabwo abazungu bari bazi Ikinyarwanda cyose, bari barize linguistique kugira ngo menye ijambo murindi. Abanyarwanda nabo b'ico gihe ntabwo bari bakizi isomo ry'Ikinyarwanda ngo bari nonosore bashobore kumenya amagambo original. Nukuvuga ngo uyu munsi wa none dufite Bibiliya ijambo ry'Imana. Bagerageje gushaka amagambo atwegereye, kuko mu magambo ya kera bakoreshaga sheke, bagakoresha denariyo, bagakoresha mikono. Ariko uyu munsi wa none haje Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo nk'ayo magambo umuntu wa none yakumva mikono ate, yakumva mukono ate, kude
ahubwo bishaka ngo dushire muri metre abana ba none bize muri primaire bamenye ngo metre ni iki. Iyo bavuga shekeri kugira ngo umenye ibiro nuvuga ngo bagomba gushira muri repwa ya none ibiro kugira ngo abana bize iki gihe bashobore kumenya igipimo icari cyo. Nukuvuga ngo iyo bize denario guhindura amafaranga uwa none ntabwo yakumva denari icari cyo, ariko wa none umubwiye ifaranga cyangwa idolari yabimenya kuko abibona. Nanizo mpamvu Bibiliya y'ijambo ry'Imana bagiye bashakisha amagambo atwegereye kugira ngo begereze ubutumwa bwiza abashaka kumva neza ibyanditswe byera. Bivuye noneho muri iyo kopi ya 7 y'ikinyarwanda ayo magambo noneho bakashira mu buryo bwumvikana, ariko abantu bakavuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ntabwo ari ijambo ry'Imana ngo ni igihimbano. Ntabwo ari byo. Bibiliya ijambo ry'Imana yashize amagambo mu mwanya wayo kugira ngo tuyumve neza, bayatandukanye n'amagambo ya kera. Navugaga nyine ko Bibiliya yasobanukirwe mu ndimi nyinshi, yasobanuwe ivuga mu ndimi nyinshi. Ibyo navugaga nsobanura nyine mvuga ko Bibiliya y'ikinyarwanda yabonetse kubw'ubusobanuro buturutse ku bantu bari badasobanukiwe ikinyarwanda neza, kandi abazungu urumva ntabwo bari bafite umwanya uhagije wo kumenya ikinyarwanda ngo bacuzuze. N'abanyarwanda b'icyo gihe ntabwo bari barize ikinyarwanda mu ishuri ngo bamenye amagambo akwiriye gukoreshwa. Nizo mpamvu hari amagambo menshi abura muri Bibiliya y'ikinyarwanda. Mu yandi magambo rero mu bantu hari abantu benshi batwisi bumvise basomye Bibiliya, basomye ijambo rivuga ngo nta uzi umunsi n'isaha canke n'igihe. Iyo jambo benshi ni kubari babizi, ariko noneho uyu munsi we pastor avuga uti rero Bibiliya y'ikinyarwanda ntabwo aya magambo ntabwo yuzuye kubera yaba ari kopi. Original yayo ni igiheburayo n'ikigiriki, kuko isezerano rya kera yanditswe mu giheburayo, isezerano rishya ryanditswe mu kigiriki. Uvuga ngo rero abantu bashingira kuri iri jambo ntabwo ari ukuri. Ukuri wowe uravuze yuko Yesu yabujije kuvuga umunsi n'isaha, ariko atabujije kumenya ukwezi n'umwaka. Kandi abakristo ntabwo batungurwa. Ego barabimenya. Ego. Okay. Nuvuga ngo abantu benshi batuteze amatwi bari ku mpande zine z'isi, muri ku mpande zine z'isi mukurikiye gusenga everyday, turimo turashaka ko mumenya. Niyo mpamvu gusenga everyday ihari kugira ngo umenye ibintu utari usanzwe uzi. Abantu rero benshi hari ukuntu bagomba kugumana ibintu bari bazi, ivyo rero utazi bibaho. Nigihe rero cyo kugira ngo umenye ibintu utaruzi ngo ubimenye kandi wige. Niyo mpamvu tuba twabashakiye abantu b'inararibonye, abantu b'abasaza basobanukiwe ibya Bibiliya, bamaze imyaka myinshi irenga 30 bari muri ibi bintu, basomye Bibiliya, babyize, banasenga, bafite n'ubuhamya bwiza. Niyo mpamvu mubona tubatumira abigisha. Niyo mpamvu wowe ukurikiye gusenga everyday na mahigwe kubona abakozi b'Imana bari imbere yawe. Niyo mpamvu tuba twabatumiriye abantu ntabwo twaje kugira ngo tubayovye. Niyo mpamvu rero pasiteri wakomerezaho. Pasiteri kibazo cya 3 kiragira ngo ari umuntu ari Burundi yabaje ati pasiteri ico gihe wavuze ntikibasha guhinuka ngo kibe mbere canke nyuma. Iyo umuntu yakoze icyaha abategereje kunyura mu rubanza, abategereje kubona igihano, ariko igihano gituruka ku Uwiteka ntabwo cigeze gisibanganya imbabazi zayo. Ariko imbabazi z'Imana nazo kuko ijambo ry'Imana rivuga mbese dukora icyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage, ntabwo imbabazi z'Imana zisibanganya urubanza. Ariko muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 13 haravuga ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Imbabazi z'Imana rero zahindura byose. Iyo Imana ibonye ko abihanye ari bake ibisubiza inyuma, bihanye n'uyu munsi wa none bose Imana yaza kubashikira none ko nta nyungu ifite kugira ngo tube hano mu isi. Icyo Imana ishaka ni ukugira ngo twese twihane tubone ubugingo buhoraho. Nicyo Imana ishaka. Ariko iyo abantu batinze kubera Imana ibakunda, imbabazi zaho ziruta urubanza, kuko izagaruka ize guciraho Uwiteka abantu urubanza. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo Yesu yabambwe ari nk'umwana w'intama akazuka ameze nk'intare, azagaruka ari umucamanza w'abananiranye, ntabwo ari umucamanza w'abemera, ntabwo ari umucamanza w'abaca bugufi. Imbabazi z'Imana rero ziruta urubanza. Imbabazi z'Imana zihindura byose kuko ziruta abantu. Pasiteri ukiraho washobora kwibutsa abantu ibimenyetso bisigaye kugira ngo Yesu agaruke, kuvuga ukwezi
n'umwaka numva ko nakantu abantu bumvise cyane bakumva mu yindi ukundi kuntu bavyumvise. Ariko se pasiteri wakwibutsa abantu ibimenyetso bisigaye ngo Yesu agaruke? Muri Mateyo 24:14 ubutumwa bwiza bw'Imana ntabwo buragera mu ngudi zose z'isi. Pasukiri ngaho ubutumwa ko tureba ku ma YouTube hariho icongereza, hari igifaransa, hari indimi zose z'ijambo ry'Imana. Ubu butumwa bwose ntiburagera ku isi. Hari amashamba hatageze iterambere, hatagira imihanda. Ni communication ikomeye n'ubwoba bw'abakirisito uyu munsi wa none butinya kwinjira mu bihugu by'abisilamu ngo babamenyeshe Yesu wariwe. Kuko ibihugu by'abisilamu bikeneye kumenya Yesu, ariko abakristo batinya kurenganwa, barenganwa ubutumwa bwiza. Narizo mpamvu nta buhamya buhari. Ubuhamya nuko umuntu yazira guhamya kwa Yesu n'ijambo rye, ariko abakristo batinya kwinjira mu bihugu by'Abarabu ngo babwire ubutumwa bwiza. Aho no harakenewe kandi ntaco kwireguza. Ubutumwa bwiza nibutagera mu Barabu, Imana izabibaza abakristo bafite ubwoba bwo kwanga kurenganywa. Ahari amashambaro nihagira inzira, nihagira imihanda, ubutumwa bwiza buzagerayo, ariko kugeza uyu munsi wa none ntibirashika, ntiburagerayo. Kiri kimenyetso cyawe, kimenyetso cya kabiri? Ikimenyetso cya kabiri nuko agahenge k'amahoro kazategurwa n'umwanzi kugira ngo arangaze abantu. Ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 hariya ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 rabangu ubwo bazaba bavuga ngo n'amahoro nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Nukuvuga ngo agahe k'amahoro kazatambuka ku isi mu mwanya muto kugira ngo karangaza abantu, kazaba karemwe n'umanze kugira ngo barangare abafate. Uko abantu benshi bagwa mu mahoro kuruta mu makuba. Iyo amakuba aje abantu barihana barashishikara, ariko iyo ari mu mahoro bararangara, bamara bakijuta umunezero, bakibagirwa gutegereza kugaruka kwa Yesu. Nizo mpamvu ko gahe kazabaho, ikarabaho rero. Cya gatatu rero, ibikoresho byarabonetse Yerusalemu byo kubaka urusengero. Abisirayeli bategereje ko hazaba urusengero ruzaba rubaye urwa 4 nyuma y'urwa Salomo, urwa Zerubabeli n'urwa Herode, ruzaba rubaye urwa 4. Urwo rusengero ntabwo ruraba, igihe cyo kurwubaka ntikiragera, ariko ibikoresho byatangiye guteranywa no gukusanywa. Nicyo kimenyetso gitegerejwe kugira ngo intambara izahuza amahanga ituruke ibintandaro y'urwo rusengero. Yego pasiteri, none se pasiteri, uru rusengero ruzubakwa itorero rikihari cyangwa itorero rizaba ryarazamutse? Abafite tendance premillenariste bazaba barazamuwe, ariko abaposebilanariste ni ukuvuga ngo ruzubaka bakiri mu isi, kuko akaga kose gagomba kuba abantu bose bakiri mu isi. Naho abamilenariste ntabwo bemera ko uko kubakwa kuzabaho, ahubwo bavuga kubaka urusengero rw'imibiri yacu, aribo bitwa abamenonite. Ni ukuvuga ngo imyizerere y'abamenonite ivuga ko kugaruka kwa Yesu ni mu buryo bw'umwuka, yaba imyaka 1000 ni mu buryo bw'umwuka, yaba urusengero ni imitima yacu, ntabwo ari rwa Yerusalemu, niko bo bavuga. Naho abatorero y'abamilenarisme nabahe nk'abadivantiste bavuga ko akaga kose kazabera ku isi kandi bakazakabonaho, kuko nibo torero ryatoranijwe kandi bazahura n'akaga hano ku isi bakaba bagiye kurenganwa. Abo ni abaposebilanariste. N'aba premillenariste bari mu batorero y'ububyutse nk'abapantekote bavuga ko ko kaga kazabaho itorero ryarazamuwe, biterwa na tendance rero umuntu yahisemo. None se pasiteri, muri tendance zose wewe nk'umusaza umaze igihe kirekire, tendance nziza muri zo zose urebeye ku byanditswe Bibiliya niyi? Zose ni nziza, ariko umuntu afite uko yigishijwe. Yego, uwigishijwe ko akaga kazaba ryarazamuwe n'aba premillenariste ni bondimo. So ukuvuga ko ari byo byiza gusa, ariko byose ni byiza, nta kibazo. None se pasiteri, muri tendance Yesu navuze impanda dukazamuka mu kirere, abantu fe ziriya tendance ebyiri ntibazaba barayobye? Bizaterwa n'umutima Imana izabasangana, kuko ntabwo abantu bose bahuje. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko
hahirwa uw'ibya Kristo bitazagusha. Icy'ingenzi Yesu adusaba ni ugutegereza gusa. Ntabwo rero Yesu yakondana cyangwa yaciraho iteka aba amilenariste, ntabwo azaciraho iteka aba postmilenariste, ntabwo azaciraho iteka aba premilenariste, ahubwo azaciraho iteka abazasanga batiteguye. Yaza none uwiteguye ni muzima, yaza nyuma y'imyaka 1000 uwiteguye ni muzima. Uwiteguye nta kibazo afite, haba kugenda mbere cyangwa nyuma. Icyangombwa ni ukwitegura. Yesu ntareba mbere cyangwa nyuma. Pastor, hari umuntu ari muri Canada yarabajije ikibazo avuga ngo mbe yabajije ikibazo ari muri Canada aravuze ngo mbe kuvuga igihe cyo kugaruka kwa Yesu ntibinyanije n'ibyo yavuze Yesu. Nibyo nasobanuye gihuje n'icya kabiri kivuga ngo kumenya indimi z'ibyanditswe byera. Ntabwo bihuje, we yabonye bihuje, kuko hari abantu baza bakambwira ngo igihe ngo bisobanura umwaka. Oya, ta isobanura itandukanye na ane. Abantu bakaza no mu gifaransa biratandukanye. Ntabwo ta ari umwaka, ahubwo ane ni igice cy'igihe, ariko ntabwo ari cyo gihe. Biratandukanye cyane. Awe paseri, hari umuntu wundi yabaje ikibazo cy'igisho cyo kumenya Imana, wavuze ku byerekeye theology. Kazo cyamira avuze ngo ese nta wakorera Imana atize theology. Navuze ko theology mu cyigisho cyo kumenya Imana niyibuka neza, navuze ko hari ibyumba bitatu. Theology ifite ibyumba bitatu. Icyumba ca mbere ni uko twumva Imana bitewe nuko twayibwiwe, bayita theology personnelle. Icyumba ca kabiri ni theology révélée, ariho tubona mwihishurirwa riva ku Mana, buri wese akere kukwe undukwe. Hakaba n'icyumba ca gatatu citwa theology absolue, iby'Imana yadukinze nta numwe uzabimenya kugeza igihe Yesu azagarukira tukabimenya tugeze mu ijuru. Ico gice ca gatatu rero nico gitera confusion. Abantu bibwira ko bamenye Imana. Oya, Yesu hariya muri abakorinto ba mbere igice ca 13 murongo waho wa 9 haravuga ngo tumenya hagace, tugahanura hagace, tukigisha hagace, ariko igihe gishitse kizaza ni igihe Yesu azagaruka, nibo tuzamenya icuzuye, ibidashitse bigakurwaho. Nukuvuga ngo kiriya gice ca gatatu ca theology absolue nta numwe Imana yemeye kucugururira. Narizo mpamvu iby'Imana ikora byose bihora ari bitangaza. Kandi muri Imigani 25 murongo wa 2 haravanga icubahisha Imana nuko ikinga ibintu, kugira ngo Imana igumane icubahiro cayo nuko kugira ngo abantu batamenya inzira zayo bakayimenyera. Nanizo mpamvu abantu bagarukira kuri theology personnelle, uko babwiwe Imana bagiriye reko bakingira muri theology révélée, ariko nta muntu numwe Imana yigeze ikingurira theology absolue. Bya bindi bihishwe byayo tuzamenya tugeze mu ijuru nabyo birahari. Nanizo mpamvu Imana irabizi ko tuyanura agace, tubwiriza agace, turirimba agace, dusenga agace. Ibi bizakurwaho Yesu Kristo nagaruka tugeze mu ijuru tumenye nono bya bindi byari bihishwe byayo. Muri theology rero uwize theology nawe ntabwo ahagera, kuko ntabwo theology yigisha theology abusuri kuko itayizi. Abantu bigisha bose theology personnelle, abasenga bakagera muri theology révélée. Theology abusuri muri theology ntibayiga, no mwiyerekwa ntibayigeraho, n'abanyamasengesho ntibayibona. Akoze paseri, ikindi kibazo yabajije ngo ese Imana irigwa. Ntabwo Imana yigwa, ahubwo twiga imirimo yayo. Usomye mu Baroma hano ibigice ca mbere umurongo waho wa 20 ari amagambo meza ahari atubwira ngo Abaroma 1:20. Abaroma, urwandiko Paulo yandikiye Baroma igice ca mbere umurongo wa 20 aravuga ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho, n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo hatagira ico kwireguza. Nuvuga ibyaremwe byose bitubwira Imana. Ntabwo twiga Imana rero, ahubwo twiga imirimo yayo, ibyo yakoze. Kuko Imana bisobanura ngo ni abusori, irenze ubushobozi bw'umuntu. Ikirenze umuntu rero ntiyaciga, kuko ntabwo kiri mu bubasha bw'umuntu. Ariko twiga imirimo iby'Imana yaremye, ko natwe turi biremwa byayo. Iby'Imana yaremye turabireba, tukabireberamo ishusho y'Imana. Iyo theology abusori rero n'abigisha theology ntibayigeraho. Yewe nabize theology ntabwo bayigeraho.
n'abasenga ntibayigeraho. Mbere magambo warimo bavuga yuko barimo baza ko Imana ntabwo yegwa, ahubwo abantu bigishwa ingene bubaha Imana. Abantu baca bugufi mu kwizera tukemera, ariko turebeye mu byo yaremye tukayimenya. Pasiteri urakoze, ariko dusoza kino kiganiro nashaka ngo wibutse abantu ku buryo iby'igihe n'isaha mu ndimi zose ushobora kubasobanura abantu bavyumva. Ibyo navugaga iyo nsoma Bibiliya nkoresha indimi z'umwimerere, iyo mbonye ijambo nkariha agaciro. Umuntu rero uhangara kuja impaka adafite ururimi rw'umwimerere nawe abesha abantu, kuko iyo usoma Bibiliya udafite umwimerere ubesha abantu. Imana ifite uko yahumetse, n'abahinduye afite uko bahinduye. Niyo umuntu yabwirije hano ku isi ugafashwa ukabisubiramo kandi ari mu rurimi rumwe, ntabwo bishobora. Yewe nawe ubwawe iyo wabwirije abakristo bagafashwa bakakwiginga ngo bisubiremo, nabyo ntibifata. Narizo mpamvu amateraniro menshi asenga bakagira amateraniro 3 cyangwa 2 cyangwa 4, ntabwo umuvugabutumwa yari akwiriye kwigisha bimwe, kuko ntabwo Imana yahumeka ikintu kimwe mu bihe bitandukanye. Ahubwo gutegurira ya materaniro yose uko ari 3 agategura 3. Nayo usubiye mu byo wavuze, iyo abambere bafashijwe abakabiri ntibafashwa nkabo. Iyo abakabiri batafashijwe hari igihe abakabiri bafashwa, kubera Imana ihumeka uko ishaka kandi igahumeka mu gihe cyayo. Abantu rero bigisha amateraniro 3 bagasubira muri bimwe, ntabwo ayo materaniro afashwa kimwe. Narizo mpamvu hari ugusenga kugira ngo Imana iguhishurire ikibereye buri teraniro, ariko utigishiye bimwe amateraniro 3, kuko iyo wahumekewe n'umwuka w'Imana ntabwo ushobora kubisubiramo. Iyo pasiteri urakoze, Imana igumugisha, wasoza usenga Imana unatanga adresse. Pasiteri Mpazirego Pierre, nimero ya telefone WhatsApp 0786696620, 0786696620. Murakoze kuri channel ya Gusenga Everyday. Abatugana Imana ibaha umugisha. Ndagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru, urakoze kubw'uyu mwanya uduhaye kuganira, gusubiza ibisubizo babajije. Ntabwo bari basobanukiwe, ariko tugerageje gufatanya, kandi bagize neza ko bashatse kumenya, kandi kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya. Ni byagaragaje ko bakubashe ko bashatse kumenya. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibisubizo bibabere ingirakamaro, bibashe kubafasha muri urugendo rwo kuja iwawe mu ijuru, kugira ngo nugaruka mu bwiza bwawe wa munsi cagiye watoranije, twese tuzasangwe tukwiteguye kwima ubwami bw'iteka. Ni mu izina rya Yesu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.